ikaze cyane wa mwanya jewe nawe none kuri uno munsi biraza kuba ari itandukaniro. Ikaze cyane nyuma y'icyumweru cyose tutari kumwe kuva ku cyumweru kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu. Iyo minsi yose hari utuntu twagiye tubamo, hari utuntu twagiye duhinduka, hari impinduka zagiye zibamo, hari amateka yagiye yiyongera ku ayasanzwe, hari n'ayandi atarasanzwe yagombaga kuba ahari. Nibyo n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye, nibyo bituma The Classic Memories ku cyumweru tugaruka isaha nk'ingiyi. Ibyo ari byose waraye ahantu hangover zashize, icyo ni icyambere. Wari uri ahandi hantu nyine uvuye mu rusengero, we niba turi wari uri mu rusengero, ibyo nabyo byarangiye. Ubu sasa rero reka twicare twibukiranye. Nigeze kubikubwira icyumweru cyose nabikurarikiye, ndakubwira ngo kino cyumweru ntabwo kiri bube cyoroshye. Ndavuga uno munsi noneho ku cyumweru ko bitari bube byoroshye. Njye nka DJ Adams ndakwifuriza gusa kugira ibihe byiza. Hari wowe, hari mukuru wawe, hari murumuna wawe, hari mushiki wawe, hari musaza wawe, hari inde. Abatoya nukwicara tukareba ukuntu bya kera byari bimeze, abakuru nukwicara tukibuka uko byari bimeze nabwo. Agataho ngaho kuri uno munsi nabwo ndi jyenyine, kandi nabikubwiye ko ntaza kuba ndi jyenyine. Kuri uno munsi ndi kumwe n'umutumirwa, ndi kumwe n'umushuti wanjye, ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye, kandi nabwo ni umuvandimwe kuva kera, tagira ngo n'ubungu n'ibintu turusiranye kuva kera. Ikaze cyane muri studio my brother. Muraho Adams. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa barakatuh. Umeze ute? Yitwa Chaka. Ntabwo natinda mbivuga ngaho. Yego. Karibu sana muri TV1. Asante sana, murakoze muri TV1. Nkuko ubivuga ntabwo ari ubushiti bwa nonaha. Aya? Kuva kera. Ni ibintu bimaze igihe kinini. Uyu muvandimwe rukona hano yitwa Chaka Rukwata. Yego. Niwe muri kumwe. Uyu Chaka Rukwata rero uko mubona hari ni ibintu mwungu ukuntu umuntu arimo kukureba hari ibintu uri buvuge ashobora kugira ngo ni ibintu wablotse cyangwa ni ibintu wasomye ahantu ntabwo bajya babyemera. Nkanjye umuntu arandeba hari akangira ngo ndi umuntu w'imyaka 32 35 gutyo, ntabwo babizi ko ndi mu myaka 50 ubu ngubu. Yego 50 mu myaka 50. Yego so mu myaka 50 imyinshi muri yo nayimaze nikundira music cyangwa se nkurikirana ibijyanye na music muri myaka 50. Yego reka mfate ko ari imyaka 32 nibera muri music. Aricyo kintu navuga ngo niba nambaye ino shati nyambaye kwera ko nakoze akantu kajyanye na music. Yego niba nishyure nzumbamo nyishyuye kwera ko ari akantu kajyanye na music. Niba ari kwishyurira umwana ishuri nabyo byabaye kubera music. Niba mbese ubuzima bwanjye bwose ni imyaka 32 ubungubu byose ni music. Nta kindi, nta buhinzi, nta bworozi, nta bumotari, nta cyetse wenda ibindi bintu umuntu aba yaragiye acamo hagati aho wenda bitewe n'ubuzima bugiye buhinduka ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ahanini nafata ko ari nka 90 cyangwa 95%. Ibindi byose ni umuziki. N'inshuti zawe n'inshuti zanjye nanjye twamenye kubera music. N'ahantu nkora nungu ahantu nkora na kuri TV1 ubungu mari kubera music. Ni nava sinzi ngo ni ryari usibye ko atari vuba hanga nabwo nzajya handi kubera music. N'ahantu nahavuye hose ntavuye kubera music. Ako no iyo music nayo muri cyo gihe muri urwo rugendo haba harimo abantu uhura nabo. Yego wenda jewe mbivuze kubera akazi, ariko hari abandi none bahura nayo bitewe nuko ariyo mibereho cyangwa se ugomba guhura nabyo. Hari ahantu uhurira na music, usibye ko ahanini no muri The Classic Memories wenda nago tuvuga kuri music cyane, ahubwo tureba ibihe ibyabayeho muri icyo gihe cya music, ibyahise, ibyo bintu byahise muri icyo mu bintu bigiye bitandukanye byinshi cyane. Urabona urugero nk'indirimbo ivuyemo. Yego byonyine niyo muri 82. 82 siko bimeze. Impinga nzima ya Rodrigue Karemera 82. Yego wabwiye ko yaririmbiwe he? Ari amashusho twabonye hari muri Cosmos Nyamirambo. Yego hari andi bagiye bafatira hirya no hino, ariko hari muri Cosmos Nyamirambo ngira ngo Adams muri 82. Yego ubu tuvuge ko ubu turimo kuvugana hashize imyaka 47 hafi aho ngaho, sibyo? Ntabwo ari mike. Ntabwo ari 47 nabigeramo, ni nka mirongo reka ndebe kwako je navutse 76 ariko nubwo mbari 76 mfite imyaka 50 ngiye kuza 50 ubwo ndakuraho inga 6 ubwo rero ufite imyaka 43.
urumva iriya indirimbo ndirimbo ifite ifite imyaka imyaka 43 43 ubutumwa yatangaga na n'ubu ahubwo nk'uko kundi wabivuze ku bakiri bato hari abayibonye bwa mbere ngira ngo birashoboka ko ari ubwa mbere umuntu ayibonye ariko nanone ku muntu ufite imyaka 50 kuzamura wenda reka dufate 50 kuzamura uwo nguwo ashobora kuba arimo kwibona gutya akahita yibuka uko byari bimeze kuri icyo gihe, ahubwo bimwibutsa byinshi. Hari igihe kugira ngo wibuke indirimbo, hari igihe wibuka bari bagutumye, wari ugiye kuvoma ugenda uririmba, bari bagutumye. Hari ukuntu kera batumaga abana amamesa n'akantuza mu ntoki, agakopo n'ikigari mu kandi kaboko, kandi ntameneke ugenda wirukanka ikigurudumu. Hari abibuka bagiye gukina umupira, iyo ndirimbo irimo bataha bakabakubita. Hari n'abandi zasaye bajya gukina wenda bakajya kwihisha bagatindayo, n'ibindi bintu nk'ibyo byagiye bibaho. Ariko hagati aho ngaho mbere yuko wenda tunarenga cyane tugeze kuri Cosmos, ubwo iyo tugeze kuri Cosmos ubwo ngo turi Nyamirambo. Ni Nyamirambo. Nyamirambo n'ahantu ngo kuri no saha turi hano hari amakuru ataryoheye abantu benshi, no wenda twafata ko ari Nyamirambo, ariko n'ubundi ni ku bantu benshi muri rusange, cyane cyane ko ari umuntu wabayeho, ari umuntu uzwi muri uno mujyi, umuntu wabayeho mu maklipe agiye atandukanye, umuntu wabayeho mu buzima twavuga ko ubwa gisitari, wahaye serivisi abantu benshi, yego, wambaraga neza abantu bose, none wongereho yari afite n'ikinyabupfura paka tabarutse. Ubu ngo turimo kuvuga ni yitwa Kairala Joe Postel nabyo n'irindi zina ryakoreshejwe cyane. Wenda ku buhanga bw'ibyuma n'ubwo wenda tugeze tumuvugaho cyane kuri uno munsi ndi kumwe na Chaka Rukwata, ariko noneho kuri tekinike ni ibisanzwe cyane ko tuba turi kumwe n'umutekinisiye, umwe mu batekinisiye bizewe kuri uno munsi, w'umuhanga cyane, umuhanga yitwa Johnson. Kuri uno munsi turi kumwe na Johnson muri The Classic Memories. Nyuma yaho ngaho gato turahita tugaruka, ariko Kairala reka tubanze tumure ku bantu batamuzi, ku muntu uri Nyamirambo cyangwa se abantu hariya Nyamirambo by'umwihariko, uyu Kairala bagomba kuba bamuzi ku bantu barebye mu televiziyo kera. Ariko ntabwo ari Nyamirambo gusa, ni mu Rwanda ndetse ni mu Burundi, Congo, Tanzania, Uganda. Kairala yari umuntu uzi kubana n'abantu, ucisha makeya. Ikindi utarizi kuri Kairala, kera yakinaga umupira. Kairala yagiye gukina umupira kubera ko njye nibyo niboneye. Yakiniraga he? Yakinaga tapi rouge bisanzwe mu makipe y'abana. Naringize ngo ni Kiyovu n'abandi baze n'icyo gihe Gasogi. Icyo gihe wese ajya mu muziki, yabyinnye muri za Cameo. Yego, Cameo ubwo ni muri ihe myaka? Za Cameo sabaze muri za 1995, ariko Cameo yabayeho kuva za 1992 na 3. Cameo? Cameo na nyuma ya akantu mfite hano ka dance yo muri za 90 na kangahe, reka ndazi cyanze kwikubyinira nuko nta gipanaro kiri namba. Nabyo turaza kubigeraho ibyo ngibyo. Ako Johnson sinzi ni wenda niba uri butubonere Kairala, ariko wenda mbere yuko mubona dushobora kwita twigira wenda mu kiganiro nyamukuru aho turi butangirire kuri uno munsi. Ndatekereza ko hari bimwe mu bintu abantu uko nabibabwiye batari bumva cyangwa se batatekerezaga ko bishobora kumvikana. Jewe ku giti cyanjye nsanzwe menyereye gutera abantu cyangwa kuganira n'abantu kuva ku isaha kuva muri 70, 80, 90 kuzamura aho gatuye kugeza muri 2000, nagera hafi cyane ngagera nko muri 2005. Kuri uno munsi ikintu utazi cyangwa se kiri ugutungure, turahera ku 1920. 1920, imyaka 5 gusa nyuma y'intambara ya mbere. Yego, sibwo yabaye ya mbere ni imyaka mike nyuma ya conference ya Berlin. Sihabaye mu 1884, ubwo se muri 20 urumva abantu abakiri hafi cyane. So aho ngaho nubwo niho turi butangirire kuri uno munsi. Icyo turi bukore turihutira cyane kugenda twihutisha tunyuramo gake bako gufata imyaka igera hafi ku 100 iranarenga, actually ni 105, tukayifata tukayiganira mu masaha 2 ni kimwe mu bintu bidashoboka n'umuntu ubwe abantu barimo hagati aho ngaho, yewe yaba abanyamipira, yaba abanyamuziki, abanyamafilme, abashoferi, imodoka ya Rudahigura biza ahantu yaza kwitubwira n'ibindi bintu n'ibyo byose.
utuntu nk'utwo ngutwo Yego. ni tumwe mu tuntu tutashobora gufatira umwanya mutoya cyangwa se umwanya gusa mu masaha abiri, ibyo ngibyo ntabwo byashoboka dukoze ikiganiro kizajya muri Guinness de Record cy'amasaha menshi, cy'amasaha yose nk'iminsi ine tukavuga itanu icyumweru. nabyo byashoboka, gusa uwo mwanya niwo utashobora umwanya na televiziyo nayo iba ifite izindi gahunda. Ariko ibyo ngibyo urimo kuvuga dushatse twanabikora twabishobora. turagenda tubinyuramo muri makeya. Abarundi bavuga ngo mu mpfunyapfunyo. Bivuze ko kuri uno munsi niba ari indirimbo icyo turi bukore, uraza kubona indirimbo nyine zo muri iyo myaka, zo muri za 70, muri za 80, muri za 90, ariko wenda turagarukira ngo kuri za 90. Indirimbo uko uri buyibone nyine iraba isa na 70 no muri za 80, irabisa n'igihe cyazo, uko icyo gihe nagushobora kuvuga ngo yagombaga kuba isa neza nk'uko zisa ubu ngubu, kimwe nuko uko zisa ubu ngubu atari ko zizaba zisa mu myaka 20-30 iri imbere, cyane cyane kuko ikoranabuhanga rigenda risimburana, niko n'ibikorwa bigenda bitandukana. N'indirimbo uko zita presence ntiwabimenya, ubona bigaragara neza, ariko kuva ama HD yaza uhita ubona za zindi zisa nabi. Yego. Kandi muri icyo gihe nk'ubwo we ugiye gufata umwanya akajya muri Cosmos y'icyo gihe muri 82, yabaga yagiye ahantu hakaze cyane, yanabiteguye n'abahanga, abakameramani b'abahanga babirasa bande bose n'amakamera bagatarayiha, urumva na kamera nini cyane zigezweho icyo gihe, amafoto, amashusho, image, editing byose bikaza bimeze gutyo wayibonye iyo ngiye ya mbere. Actually reka turebe n'iyindi ya kabiri kugira ngo bitworohere twe tugera no kuri Kairada nawe tumurebeho gatoya. Imana nakomeze muhe iruko ridashira ku Bayisilamu, ku Mana niho twavuye, ni naho tuzasubira, ngo ni ku Bayisilamu, ku Bakristo, ubwo rero Imana imuhe iruko ridashira, imutuze heza. Ibyo ngibyo byose wenda hari igihe tuzanagera ngo tubaza abapasiteri ngo umuntu utamuhaye uruko ridashira byagenda gute. Ariko ntabwo biba ari byiza, iri muhe nizo nshingano zawe basi, wenda ndavuga Imana itari muhaye, iryo ni ibanga ry'Imana. Mbona hari abantu bavuga ngo baganira n'Imana straight, bakaganira nayo, ubwo rero nabo bazatubwira ukuntu bigenda, usibye ko atari nabyo turi butinde na nubwo tuzigera ibyo birabareba n'akazi kabo. So Johnson, reka twongere turebe undi Karemera Rodrigue ho gatoya aho ngaho ku ndirimbo we, ndatekereza hari izindi ndirimbo nyinshi zagiye hagati y'ibiti bibiri, ninda kwibuka ariko bayizingo hagati y'ibiti bibiri. Ikibazo nuko abantu bagiyemo hagati aho ngaho nyine nabwo bakwiyongeramo andi magambo yabo. Ariko Johnson ndabizi araduye original. Oya icyo shaka kuvuga hagati y'ibiti bibiri, abantu bahise batekereza uko bashakaga kubitekereza nyine, kandi ntabwo byabahuje ko indirimbo yakomeje kuba ihari, ariko nyine babitekereje. Sindi niba yarazimije cyangwa niba ibyo yashaka kuvuga ari byo abantu buriya biba bizwi n'umuhanzi, none na buri muntu akagenda yikuramo ibyo ashaka, agakora ibyo ashaka basi. Hagati y'ibiti bibiri, Johnson, tugende hagati y'ibiti bibiri, hanyuma noneho turaje none tubanze turebe Kairada, kuko ntabwo turi buve hano tutabanje kumureba. Uwo nafata ko yarakiri mutoya, ntabwo yari mukuru cyane. Ntabwo yari mutoya, nta nubwo yari mukuru cyane, yari afite nka 60 se. Yari muri za 40. Ni ikigero cyanyu mwambwiye cya 50, cya 45. Washaka kumbwira ko twanganaga? Yego, byashoboka kuri 50. Ntago exactement nzi na precisa, ariko erega muri abasore. Birashoboka. Twebwe tubabona twita ko muri abasore. Twarirondereje cyangwa twaragwingiye kimwe. Mwarirondereje. None se nka twenda kugira imyaka 100 tukimeze gute? Nta kibazo namwe niyo mpamvu mwari kugira ngo tubwire kera byari bimeze. Hari n'izo ndirimbo turimo kumva ubu ngubu, wenda ushobora gusanga n'aba Focus Fasha barahari n'abandi mwabo ngabo, ushobora kuza guhuza ukuntu zari zimeze icyo gihe, ukuntu bitwaraga icyo gihe, ukuntu abo ngubu barimo kwitwara. Ushobora gusanga ubu ngubu hari abantu bashaka gusubiramo indirimbo za kera, bagashaka kuvangamo akantu wenda k'izo ndirimbo cyangwa k'ibyo bihe, zikagaruka ari indirimbo wumva ko zifite akantu karyoshye, kubera ko wenda kigeze kumvikana karyoshye gutyo.
so umuntu agashaka gukora akantu nk'ako ngako usibye ko tutari bunatinde ku ndirimbo cyane indirimbo zo zigira undi mwanya yego ahubwo ayo mateka ari muri ibyo bihe kwa kundi ushobora kureba ngo imodoka ya mbere yageze mu Rwanda ryari yego abo bashoferi bari bameze gute cyangwa rero duhita twigira actually yo imodoka ubu ngubu turacyareba imihanda ugasanga umuntu arakubwira ngo uyu muhanda ni mushasha muri 2025 ariko bakakubwira ngo mu 1930 hari imodoka zari zihari so izo modoka zo zacaga he zabaga kandi imihanda nta yari ihari urabona dufata urugero ku Muhima hari yitwaga ku Muhima w'Impyisi urabyumva niba hari impyisi abantu bahabaga gute babana n'izo mpyisi n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo reka dutangire mu gihe atari badushakira ntuza ya Kayirara okay sawa reka tuze turebe Kayirara ho gatoya yego wenda ku bantu bamwibuka bashobora kumwibuka ku ma publicity atandukanye guhera muri za 98 kugeza nyine ari job yamanuza yitumanaho za Wenge muzika ziza ngira ngo ibutare abantu b'ibutare baribuka Wenge muzika y'ibutare Kayirara nawe bahise bagira ngo navuye Kinshasa nawe muri performance agomba kugaragara wamonye yego uwo ngo ni Kayirara yego abantu bari basanzwe bamuzi cyane Nyamirambo Imana ikomeze mu ruko ridashira abantu bari bamuzi cyane Nyamirambo ariko none ugiye kumureba neza wa nyawe dore nguwo none ari umustar byanyabyo none Nyamirambo abantu batamuzi cyangwa nubwo ari Nyamirambo gusa koze hari ama societe isi yose ubone iri kutureba isi yose irimo kureba atari hano kuri TV Prime isi yose barimo kubireba uyu mugabo nimwe mu bantu babayeho mu gihe cyiza cyane mu gihe harimo ambiance yaraberwaga we ubwe yambara akaberwa bindi birenze kuri ibyo turi yarazi kubyina ni umuntu warize kubana n'abantu neza nta muntu wakubwira ngo Kayirara ngo gutya na gutya yiturije turaziranye ndamuzi ariko nago Imana nyine ni gutya yabihisemo twavuye kwa Nyagasani kwa Nyagasani so Kayirara may the soul rest in peace ku bantu bari bamuzi pole sana kuri mwebwe ku bantu yagiye akorera services zigiye zitandukanye abari zo kubaferi abari zo kubatera story abari zo kubashimisha mu buryo bugiye butandukanye ubwo ngubwo nyine twahombye cyangwa akaba yari n'umufana wa ya kipe yambara umuhondo n'umukara iyihe Mukura yari kandi aba mu Biryogo Abanyamirambo yego ibyo kumubwira ngo Kiyovu atari mu ngaho okay akaba ari nawe umuntu ukunda kuvugisha ukuri ariko kubyerekeye umuziki okay ubwo ni Kayirara rero ku bakunzi ba Mukura ubwo tayari urumva ko ari umwe mu bafana banyu ukomeye cyane ko Mukura nawe ni ya kera uyu nawe nuwa kera tugakomeza kwihanganisha umuryango we naho yaratuye n'umuryango mugari w'abantu b'Inyamirambo tubabwira n'abayisilamu muri rusange n'abanyarwanda muri rusange ni umuntu wari uhari muri ambiance n'ibindi bintu byinshi so Kayirara may the soul rest in peace okay mu gihe tugikomeje hari dushobora kujya sinzi ngo twagaruka kwa Remera twagumye Inyamirambo se tugumye Inyamirambo sawa aho bigeze ngira ngo umutekinisiye wacu yadushyiramo ifoto ya Michael Jackson ifoto ya Michael Jackson noneho tubwire abasore ubu ngubu ngira ngo ibinyamakuru bifatika kiriya ni ikinyamakuru cyitwa Journal Rafiki cyari cyo muri 1984 icyo gihe cyaguraga 1984 Rafiki cyaguraga amafaranga 20 edition ya 1985 hanyuma Rafiki buriya ririya shusho ryashushanyijwe n'intoki na biriya byose n'intoki ntabwo ari ifoto ni ikinyamakuru cyanditse kuriya gishushanyijwe n'intoki noneho ngira ngo uri kubona iruhande hari utuntu twandikishijwe imashini kwa kundi batapaga ni ukuvuga reka tubanze duce zitwa typewriter ku bantu reka tubanze duce mu nzira kiriya kinyamakuru cyacagamo kugira gisohoke ni ukuvuga hari ibintu bita stencilese
stencilés bimeze abantu ba kera bazi carbone ariko carbone ikayifatanye n'urupapuro. Carbone kuri ubu ngubu ni kwa kundi bavuga ngo foto warandikaga washiraga warandikaga yego carbone yo iri hasi no ibyo wanditse aho ntiwandike kabiri urundi rupapuro narwo rukaza rwanditseho bya bindi no stencile yabaga niyo carbone ifatanye n'urupapuro bakarushyira mu mashini bagatayipinga bijya hariya hasi no hakaye imashini ya stenciles twageranya wenda ku bajene bubu ngubu cyangwa abana bubu imeze nka photocopieuse ariko bakayinyongesha akaboko impapuro zigasohoka no urona hanga iyi ni original imwe ni ya mbere no izo zindi kopi zo zazaga nazo zazaga gutya no haba hari igishushanyo nka gutya haba hariho igishushanyo urumva ko twafashe stencile tuyikubita kuri ya mashini ya indi batayipinga none hazaga igishushanyo nka gutya baramanza bakagishushanya n'intoki bamara kugishushanya n'intoki bakagishyira mu mashini noneho yitwaga machine stencileuse électronique nabo bakarambikaho bakazunguza hanyuma ndasuhuza na artiste Teuka niyo washushanyije kino gishushanyo. Oya hari akantu niba umuntu arimo gusoma neza hariya iriya hariyo hejuru hari abantu bari bumenye ko ari ya Michael Jackson. Oya atari no munsi ya Michael Jackson hari akandi kantu kari hariya kongera none abantu bamenye ko ari ibya kera biriya bintu ngo abanywi bitabi niba mushaka kumenya amoko yaryo musoma urupapuro rwa bakibyamamaza itabi kuryamamaza kimwe mu bintu Iwana abantu none banarushanwa kumenya itabi ubwoko bwiza bw'itabi kuryamamaza nta kibazo kirimo uvuga ango turi byari muri 84 ni ukuvuga nabyo ni imyaka 84 imyaka 41 ubu ngubu hashize 41 ni 41 turi 2025 yego imyaka 41 iriya rupapuro rwari ruhari ari amakuru ahari nanubwo ari byo byonyine ko babona ngo amateka y'abakristo bo muri Korea y'Epfo murayasanga ku rupapuro rw'8 n'9 inani kane. Reka duhite dukomereza n'ira journal Rafiki tuhite turemo n'iby'imodoka. Sasa iyi journal yo nago turayisoza kwa ko tugiye ku ma journal yonyine turahita tuva ku ma journal ariya yandika byonyine kwa ko iriya ni ya mbere yandika harimo gutapa hakazamo noneho hazamo ama imprimerie go turafata ko habayo zari zikomeye hari iriya imvaho yari taraza oya imvaho bari bayifite hari na nire nationale imprimerie nationale nizo zari zikomeye. Imprimerie nationale shariri hano kuri Rompoera hano bita kwa Vena hano kwa hitwaga kwa Vena iyo kwa Fantastic yego imbere yango kuri Fantastic nahavuye ejo bundi muri havuye vuba kubera ko yavuye oya wowe uyizi iri hariya muri ya nyubako ifite ihagaze nziza oya iri hakuno nukuvuga hariya Vena yakoreraga niho hari imprimerie nationale ndahabona ko imbere aho ngaho mbere hari niho hari eto muhimu no hari indi twaga y'imvaho yakorerwagamo bacapiriye bagiramo imvaho nizo zari zikomeye ariko hariho n'izindi ziruhande impamvu ushaka ko tureba kano kantu ho gatoya uramubona uriyo nawe kimubonana n'ungu 2025 urabona ko ari Michael Jackson kandi ni umuntu washushanyije abivana mu mutwe ntabwo ari ifoto wenda yarebye ku ifoto ariko yashushanyije kuri ukurimo kuyibona avana mu mutwe twihute cyane hanyuma n'iriya jacket reba ni jacket ubwayo ngira ngo iriya jacket iyi jacket itukura icyo koro buri mujene utarayambaye kiriya gihe muri trailer irimo muri trailer iri ndimbo niyo ndimbo imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane za Michael Jackson icyo nashaka kubwira reka twirukeho gatoya turebe ibintu impinduka ukuntu zagiye zigenda kugeza aho ubu ngubu amakuru aho kugira ngo twiruka ngo dushaka ibinyamakuru byandika kuriya nako kanya biba byanditse ku buri muntu abifite mu ntoki
kuri mudasobwa wenda tube turetseho WhatsApp koze WhatsApp nayo ije nyuma ejobundi. WhatsApp ya mbere yaje umuntu atunze WhatsApp bwa mbere yatunze 2009 noneho hariya turi muri 84 ubwo ukuntu amakuru yagendaga biriya uko byanditse urabona nyine impamvu ndiho kukubwira ko harimo akantu kihuta cyane cyangwa se hari akantu umuntu agomba kureba ubona ko harimo n'imikino ya Rafiki. Yego nibanza kwinjira byari abiri. Oya kwinjira byari ubuntu. Mutsindire ngo ni okay niba ari cyo ngo mutsindire ni bibiri. ping pong. Ni bibiri ubwo ngubwo cyangwa nabiri. Ni bibiri. Mutsindire amafaranga ibihumbi bibiri yari menshi byatari. Bibiri yari amafaranga menshi nanse Zeri yaguraga 70. Zeri yaguraga 70. Yego. Umugati ugura 20. Icyo niba ubona biriya byose nibyo harimo imikino ya Rafiki urumva ko harimo imikino kuba Michael Jackson byonyine ari hariya ubwo biravuga ko muri kiriya kinyamakuru harimo bijyanye n'imyidagaduro. Ubu ngubu turimo kureba kuri website tukahita tuvuga ngo ino website hariho ni website y'amakuru, website y'imyidagaduro, website y'amakuru asanzwe, website ya gospel n'ibindi nk'ibyo ngibyo kugira ngo umenye ahantu byavuye urabona ahantu nka hari. Ni ukuvuga hari ibyo bitaga ruburike. Ni ukuvuga bikaba ari n'ingingo ziri tubyita amashakiro. Tufate ko ari umusogongero. Oya byabaga ari amashakiro ugahita umenya ngo kuri paji n'iyi si je niwo kubwira hariho ibi n'ibi paji n'ibi hari ibi n'ibi. Ni ukuvuga Johnson reka tuve kuri Rafiki. Actually club Rafiki Nyamirambo iriya cyari ikinyamakuru cyaho cyari ikinyamakuru cya Journal Rafiki ntabwo cyageraga kure. Ni bwa bunyamakuru bugenda bugarukira muri quartier bw'abajene buvyibintu by'abajene ariko hakabamo n'inyigisho hakabamo inyigisho z'abantu bakuru hakabamo amakuru y'imikino ubuzima bw'abantu b'Inyamirambo imyidagaduro n'andi makuru. Je nakubwira ko nka Titanic filme iriya filme si 97 ariko njye nabisomye muri Journal Rafiki muri za 82 hari se ziriya nkuru njye nasomye muri za 82 muri Journal Rafiki. Ubona ngo tuvuze kuri Rafiki honyine kugeza ubu ngubu dushobora gufata ko hari kimwe mu kigo cyagiye gikora amateka yacu nanungukira cyahari. Hari umwana ushobora kuhareba gutya yenda akabona ko ari ukwicunga gusa cyangwa se harimo basket ibyo n'utuntu twagiye tuza nyuma ahubwo ibintu byinshi byagiyeyo yaba club Rafiki nyinshi zari zihari ubu ngubu hari bimwe mu ngeso abantu batari kujya bakora. Because club Rafiki yari habagamo amadance habagamo imikino yose abana bahurira bagakina imikino itandukanye bagasoma bagakora ibiki. Ubu ngubu nkubwiye ko umuziki club Rafiki yigeze kuzekoresha amarushanwa muri uriya mwaka 84 habayemo ibintu byinshi. Hari irushanwa ryabereye ry'ama orchestre ariko orchestre icyakubwiriza orchestre gitari zabaga ari utubaho abana bafashe amadebe bakora amarushanwa kandi hari abayitabiriye. Abantu barayitabiriye ahubwo no muri abo ma orchestre y'icyo gihe yabo bana y'amadebe n'ibiki baje kuzavamo abacuranzi bagiye bakomeye bamwe muri za Lewitange abandi muri orchestre Imena bako arakantu uvuze tukiri kuri kiriya kinyamakuru ni muri 84 ni ikinyamakuru kizenguruka gusa aho ngaho za Nyamirambo n'abaciharenga noneho abahanzi barahari indirimbo zabo zikandikwa muri icyo kinyamakuru wenda radio nayo nabwo yari ikomeye radio yaravugaga ariko nabwo yari ikomeye ku buryo bihari amasaha yose. Televiziyo yari hari televiziyo RBA nuzamye ikindi kigano kugaruka hano nzakwereka indoto ikinyamakuru kimwe bari kurota ngo televiziyo cyo muri 82 ari indoto. Iyi mpamvu mbikubajije ibyo ngibyo ni ukubera ko turimo kuvuga 84 mweretse indirimbo cyangwa se twabonye indirimbo sibyo ko turi nabone n'izindi hari indirimbo za Rodrigue Karemera. Uwo Rodrigue Karemera ni indirimbo muri 82 wumva ahantu wamamazaga na ahantu habaga hatagera kure
ni hafi cyane. Ariko se gute zabaga zishobora kuba wenda zakorewe nk'inyamirambo cyangwa hano muri uyu mujyi, ariko noneho ugasanga zasakaye, zageze za Gisenyi, zageze za Cyangugu, zageze za Nyagatare, mbese imipaka yose zanarenze, kuko zimwe mu ndirimbo zimwe mu ndirimbo zo mu Rwanda, izo ngizo zo muri za 80 nazumvaga ndi muri Kenya. Natangiye no kuzumva ndi muri Kenya 86 wenda ngo ni 86 ndafite imyaka 10. So aho ngaho nibwo nari ntangiye no gukunda indirimbo, nanumva noneho izo mu Rwanda wenda n'ikinyarwanda cyanjye ntarashobora no kucyumva kubera kwigana n'abantu bavuga icyongereza, igiswahili n'izindi ndimi zo muri Kenya gutyo. Ikinyarwanda cyo kukivuga ni gakeya mu rugo, kandi ahubwo naho ngabo ababyeyi bakoze akazi gakomeye kugira ngo byari byoroshye kwigana muri Kenya kuvuga ikinyarwanda, wenda unakunda n'u Rwanda. Noneho reka wowe niyo Nyamirambo turi bugane ndi bukubwira ko nahari Nyamirambo ko naho ikinyarwanda nabyo byari ikibazo, ariko bitewe n'amateka promotion yayo noneho izo ndirimbo yari imeze gute ku buryo zigera ahantu usanga no ku rwego rw'igihugu. Ubu ngubu abantu baracyataka ngo ariko ngo ntabwo tubona ukuntu twamamaza ibikorwa byacu. Televiziyo zirahari, amaradiyo arahari, website zirahari, imbuga nkoranyambaga zirahari, byose ibyo ngibyo birahari. Ba Rodrigue Karemera bafite ikinyamakuru kitarenga karitsiye ari uguhanahana gutya, nta telefone zihari kuri icyo gihe. Uburyo bamamazaga indirimbo zabo ni ukuvuga bagiye muri studio, indirimbo irasohotse, habaga ikiganiro kuri radiyo Rwanda buri ku cyumweru cyitwa ngo indirimbo nshya zasohotse. Muri icyo kiganiro ya ndirimbo igahita, yamara guhita ingufu nyinshi ziri muri uko abanyarwanda bumvishe ya radiyo yari imwe rukumbi, radiyo mere. Noneho nabo bashyiragaho akabo ibitaramo, bakoraga ibitaramo ahantu hose, ni ukuvuga ntabwo bicaraga abahanzi yego. Ugasanga bakoze igitaramo, bagiye Butare, bagiye Gikongoro, bagiye za Ngoma ku cya Semakamba, bagiye za Musanze, za Rubavu. Ni ukuvuga bahoraga ari ibitaramo bakora, hakaba ibyo bita hit parade. Hit parade ni ukuvuga abahanzi babaga bari hamwe bakajya. Hit parade nyinshi zakunze kubera kuri Stade Regional Nyamirambo na hano muri lycée Notre Dame. Noneho hakaba hari ikindi kintu bitaga iserukiramuco ry'amahoro. Iserukiramuco ry'amahoro wasanga cyabaga ari nkaho ari igikorwa kigiye gufunga umwaka, noneho kigahuza abahanzi bo muri kano gace ko mu biyaga bigari. Ugasanga haje abahanzi b'i Burundi, hakaza abo muri Kongo, byaba Bukavu na Goma, n'abahanzi bose b'i Kigali. Ubuza akantu kajyanye n'abahanzi bo muri Kongo, abahanzi bo muri b'i Burundi. Ubwo uvuze ko i Burundi mpita nibuka witwa Chanjo Amis. Nanubwo ari wenyine ko tugiye no muri Kenya hari abandi bo muri ibyo ba Daudi Kabaka, ba Fadel John Nzenze, Fadel William, n'abandi ba Wilson Kinyonga, ba George Kinyonga, n'abandi nkanga baje gutangiza za Simba Wanyika ngo ni muri bayitangiye nje ndatekereza muri 69 Simba Wanyika mbere yuko baza gushwana. Hari ba Mbaraka Mwishe muri Morogoro Jazz Band, ba Professor Mari Shaban, bangabo bose bari barimo, ba John Ngereza. Ango ni muri za 76 ubwo ngubwo. Ahubwo ba John Nzenzeho batangira, ba John nuza bakabaka batangira za 58. Za 58 58 ango n'aba Franco nicyo gihe cya Franco Lombo Makiadi, nicyo gihe cye ango 58 ni umwe na ba Mbaraka. Ni ukuvuga hari Franco, hari Mbaraka Mwishe Tanzania na ba Fadil William, hari ba Daudi Kabaka, ni generation imwe. Aho ngaho mu Rwanda nta kintu cyari gihari kuri icyo gihe. Mu Rwanda ikintu cyari gihari, hari indirimbo zinanga, ariko bitawuje ko hari indirimbo za gitari. Reka mite nkumanukira nkugire Rubavu Gisenyi. Icyo gihe Gisenyi hari groupe yitwaga Abahombozi. Wahombozi
noneho yari ihagarariwe n'umusaza ni marehemu mzee Alipanju, ngira ngo n'umuryango we turawushuhuje, hakabamo data wacu n'abaturanyi n'abakunzi ba music y'icyo yarigizwe n'abasore barindwi n'abakobwa babiri. Ntabwo navuga amazina yabo kubera ko uwo twaganira wampaye ikiganiro nyuma na nyuma yarambye ati ntuzabavuge, ariko barizi. Noneho bacurangaga akordeo na gitari, bacurangira ahantu bita kwa Kacece. Kwa Kacece abatuye Rubavu, nuko tutabyiteguye ngo tuze kwerekana amashusho yaho, abatuye Rubavu ni kuri station ntoya iba ruguru, bayita ngo station kuri Marine. It's okay, ni episode ya mbere. Aho ngaho ababahazi iyo house akabari ko kwa Kacece ho bacurangiraga ni wabo wa Bali. Hari Bali. Ndengeye. Okay. No kuvuga ko hariya niyo hari intuza akabari ariho abantu bacurangira. Naje kuzaganira n'umusaza Makanyaga, arambwira ati ni Nyamirambo icyo gihe hari band yitwaga African Band. Ubwo ni muhe mwaka? Izo za 57. Actually nka Makanyaga nawe n'umuntu wari uhari kuri icyo gihe. We yabikubwiye. Hariyo yitwa African Band, ariko bagacuranga gitari bakavuza n'ibirumbeti n'ingoma, ariko zitari nk'izi ngoma za kizungu, zino ngoma hari umuziki. Ariko tutari twatangira ku recordinga muri studio, kubera ko umenye ko Radio Rwanda yatangiza 62. No kuvuga 63. Ubundi bakoreshaga Radio Burundi. Urumva rero nta miziki yari yagize gute, yari yagafatwa. Muri make harakantuze Radio Burundi, harakantu ushobora kubwira abantu bagahita bumva ko ibyo turimo kuvuga ari ibintu bitabaho. Ubundi kuva kera i Burundi hari hayoboye u Rwanda mu iterambere. Nibyo byanambere. Iterambere ntabwo ari ubundi bwari bayobeye. Kunyura mu mateka gatoya. Kaina nakubya ngo ndaguhera mu 1900 ubu ngiye kuguhera mu 1913. Reka bari tutangirira na mu 1913 u Burundi icyo gihe bwatwarwaga n'umwami Mwezi Gisabo yakariye Abadage. Uriya mwami yakariye Abadage, no kuba ujya Abadage babashe kwinjira u Burundi barwanya imyaka 7. Barananiwe hano i Burundi. I Burundi hano imyaka 7 umudage kwa kundi twe yaje yihitira, ariko i Burundi ntago byashobotse. Ako kugira ngo aze mu Rwanda aze gukoloniza hano babanje kuza, babaje ku mayeri, babanje nk'abaje gusaba kureba gusaba umwami, bari mwameze nk'abari mu butembere. Ariko i Burundi bageze hariya tuje ku Rwanda oya umwami wabo yaranze, barwana mu gihe kiye kuri 7 aza kugambanirwa n'undi mugabo witwa Maconco. Maconco abwira Abadage ati mwebwe ibyano ntimubizi muzakubitwa munyegere mbereke babwire deal uko bihagaze. Ni ukuvuga ko icyo gihe impamvu nye ntago nanjye muri aya mateka afite abandi bajya bayavuga, nagira nkumvishe ko icyo bashakaga ni umuhanda, kubera ko kugira ngo amakuru y'abakoronaze amateka wenda amagazeti amategeko yavaga Marseille ku cyambu mu Bufaransa, akaza akagera mu nyanja y'Abahindi, yamara kugera mu nyanja y'Abahindi Dar es Salaam akaza mpaka Kigoma. Urumva hari hakeneye umuhanda uva Kigoma ukagera Bujumbura, hanyuma umuhanda ukazava Bujumbura ukagera Kigali. Urumva impamvu i Burundi hagiye hamaze ibintu byose. Ni ukuvuga ko no mu masezerano umwami yageranye n'abazungu bamwambura ubutegetsi, baramubwiye bati uzatureka dukore n'umuhanda, uzareka dusenge n'Imana yacu. Bati sawa. Icyo gihe rero nibwo batangiye gukora imihanda. Ni ukuvuga ko rero hariya niyo habaye kapitali, ari radio, ubuyobozi, ibiki. Twebwe rero twebwe byajyaga biza bikazanya aho ngaho nitujya kubisobanura gutyo kuri iyo mpamvu. Niyo mpamvu tunarebye n'indirimbo nkunda no kwiexkiza hano cyangwa se ngatanga nisegura ku bantu.
hari indirimbo dushobora gushaka nziza cyane za hano mu Rwanda ariko ku buryo bw'amashusho ukaba utashobora kuzibona, ariko muri icyo gihe cyangwa se na mbere yaho ndafata urugero ndavuga ngo ubona nk'ubwo twakina indirimbo muri 82 ya 84 ariko ushobora kugaruka nko muri za 70 na kangahe ugashaka indirimbo yo mu Rwanda mu buryo bw'amashusho ntuyibone, ariko wajya i Burundi ugasanga ziriyo z'amashusho urabibona. aho ngo umuntu rero ukiri mutoya cyangwa se abantu bakiri batoya, iyo turebye ahantu u Rwanda rugeze ubu ngubu ushobora gutekereza ko ibintu byose byahoze bimeze gutyo no kuva kera, ushobora kwibeshya. ubu turi ku muvuduko, urabyumva. wabona wenda amashusho ahari, wakumva amaradiyo hari mu Rwanda, wareba wenda ukareba ahantu tugeze gutyo, wajya i Burundi ugasanga wenda sinavuga ko wenda simerukayo, nageze ariko ariko so nabwo navuga ko nabwo natinya kuvuga ko hari ikintu twagiye tubasigaho nubwo aribo babibanjirije. So impamvu nayo imbuzi ibyo ngibyo ni ukwisegura ku bantu ku mashusho amwe namwe utashobora kuba twabona yo mu Rwanda, ariko ayo Burundi yo ushobora kubona nk'izo za Canje wa Miss ni za mbere ni za kera ushobora kuzibona. Izo ngiyo rero ntabwo wakwirwa ubigereranya na muri Kenya na Tanzania, wenda Congo nabwo sinzi wasanga ari nayo ni gutyo amashusho yayo amashusho nayo kuyabona nayo biragoye, za kera cyane za kera cyane. Yego, na Tanzania nayo biragoye kubera ko mu gihe barwaniraga ubwigenge bwo muri Kenya, abacuranzi baho barimo Daudi Kabaka bariya ba John Nzenze nabo bahise bibaza ese twebwe abacuranzi nitubona ubwigenge abacuranzi bizagenda gute, bahita batangira guhimba droit d'auteur. ariko urebe ni uburenganzira bw'abahanzi, ndabyumva ariko ndashaka uburenganzira bw'abahanzi mu Rwanda tubyari byageraho. hari itegeko ryo muri 87 urumva itegeko ryari ririho ryansinywe na Sekarije, hanyuma n'ejo bundi muri 2007 ryaravuguruwe, itegeko rirahari ariko kugira ngo rikurikizwe ntabwo biratangira. itegeko rimaze gusinywa riba rigomba gukurikizwa. ndavuga ababikora ubu ngubu nari kubona ngo babikurikize ababikora wenda ibyo ni story y'ikindi n'ababikora. So ababiharaniye dufate nko muri Kenya ni 6-2-6-8 bo bari bamaze kurisinya tayari. we umuntu yarakubwiraga ngo iki gihangano ntabwo wemerewe kugikoresha atari cyawe 6-8. Yego fine, wenda ibyo ngibyo ni story y'ikindi gihe nayo tuzayigarukaho, ni story ndende cyane. So reka tugaruke gatoya, waruvuze ku mihanda. Reka nigire ku mihanda n'Abadage bose bashatse. Noneho uwumve twebwe iwacu hari umugabo witwa Marcel, nako Barden, amazina y'igifaransa rega yose yenda gusa. ubwo mu 1907 i Butare umuzungu witwa Barden yazanye n'umugore witwa Helena hano i Butare. nibo bari bahawe ikiraka cyo kugira ngo barebaho umuhanda Kanyaru Butare Kigali uzaca. uretse gatoya tufate ko urona hari umuhanda ubu dushobora kuvuga kuva Nyabugogo yego ukagera Gatuna. Yego, hari umuhanda kuva Nyabugogo wenda ugaca none washaka ugaca Kagitumba. hari n'umuhanda kuva hano Nyabugogo washaka ugakomeza ukagera Rusumo. hari n'umuhanda kuva hano Nyabugogo n'ubundi ugera ku Kanyaru. Yego. So muri iyo mihanda impamvu bivuze gutyo nuko ari imihanda iduhuza n'ibindi bihugu. So umuhanda wa mbere muri iyo ngiyo yubatswe n'uwo ngo ku Kanyaru. So mbere yuko izi ngizi ngo kuhuza n'Ubugande guhuza na Tanzania habaje wenda byarutuyira, ariko niwo muhanda wari utekerejwe bwa mbere, ni nawo wabayeho bwa mbere. Yego. So tujya kuvuga indirimbo ngo bivuze gutyo bitunyibutse indirimbo yitwa ngo uko nagiye Bugande. None nakwibaza ngo okay umuhanda uri Kigali Kanyaru, bivuze ko nawe ajya kuririmba ubwo yaririmbaga urwo yabonye. ariko kuva Kigali kujya Bugande nta mihanda ihari. Oya, buriya umuhanda wari uhari iriya myaka imihanda
ubwo ndavugira kuri iyo ndirimbo iyo za 59 mpamya ko na za 45 imihanda yari hari umuhanda he kubera ko hari ifoto nzakuzanira y'akameza kaguzwe ikabare ku musore umwe wari ugiye gushaka kurongora ajya kugura ibishyingiranwa kabera n'utumeza tubiri tudahuje amateka ariko twese twaguriwe ikabare abantu bagiye kubenda gushyingirwa kandi ako kameza kaguzwe mu 1945 ukuntu kaje ibyo ngibyo naragutsinda ngenda kujya umuhanda kubera ko na nyirako wakanshyikirije yari afite imodoka yatwaraga n'abantu muri za 45 30 we yakoraga transport hari uriya muhanda wari uhari 45 yego impamvu ndiho kubwira wenda ku bijyanye nuko imihanda icyo gihe yari igoye niwe wanyihereye perimi yo mu 1922 so izo modoka zacaga he hari umuntu wari ufite perimi hano 1928 iyo perimi irahari hano Johnson watweretse perimi yo mu gihe abantu ngo barimo kurwana ngo urona natsinzwe byagenze gute umuntu yatekereza kubona provisoire yonyine ubu ngubu ni ibintu bikaze hano hari umupapa wari ufite 1900 iyo perimi murabona ni uyu witwa Paul Rukinga yayibonye mu 1928 iyi ni duplicata none iyi turi kubereka ni duplicata urana hari hasi yayibonye tariki 7 kwa gatandatu muri 42 muri Congo Belge Leopoldville niwe yayibonye 1928 yego none iza kuzatakara nungarano mu kiganiro uzanga nzakubwira ngo impamvu yatakaye ku rugamba uriya Paul Rukinga iriya perimi yayiboneye impamvu yaboneye muri Congo no musaza wari utuye hano i Nyamirambo ariko akaba afite n'urundi rugo Isorongi na ruguru yari afite ingo 3 kabonera no gusuhuza abafana b'ikipe bashoroye naye nsuhuze Bosco agodi bwibagirwa gusuhuza nawe uri Musanze ariko nawe ari Musanze nawe ndabasuhuza sinzire mu muhanda umwe sawa nanjye nabashuhuje okay none umuzee Paul Rukinga yakoraga urutongo muri mine atwara imodoka abazungu b'ababirigi baza kuza kubatwara barabatwara abashoferi nabo ntibari bazi aho bagiye ni story ndende babageje Bukavu ikibazo kubona umuntu w'1928 atubwire uburyo bakoreraga perimi nicyo kimwe mu bintu utapfa kubona ntago wamubona ntago byapfa kubona ntago tukumije gushakashaka umuntu William akaba ufite perimi oya umuntu yagumiza agashakisha kubera ko ngewe yagombye kuba afite ubona abonye wa perimi bwa mbere yayibonye mu 1940 kubera ko uyu nguyu uvuze ngo nyakwigendera Paul Rukinga uyu abaye ahari imyaka mike yakagombye kuba afite ni 125 ubwo ndabimo kubara ko yabonye perimi afite imyaka 18 yego ubwo yakagombye kuba afite 125 n'uwo muntu nta uhari ntago wamubona kubera ko ana hari nago namuzeye Paul Rukinga yapfuye muri 1993 urumva aho umuntu agapfa kumubona so icyo narangiza kuri Paul Rukinga nuko ni wa musaza warwanye intambara ya kabiri y'isi ararwana ava muri Congo azamuka Sudan Ethiopia bagarukiye mu Misiri ngo bari bagiye kwinjira mu Burusiya bafasha abarusi gukubita Hitler mu gihe cya Soviet nibwo rero ngo babwiraga ngo intambara irangiye ariko bwafashe ahubwo Soviet wari wagiye kujya wari muri Afghanistan we namwanditse igitabo narakirangije nigishyira ku mugaragaro nakurikiranye amateka bagarukira mu Misiri bagira ngo binjire mu Bufaransa ubwoko bw'imodoka sasa rero reka tubanze tutavuze ibya perimi ntitubiveho ntakubwiye
bamwe mu banyarwandakazi. Iyo mvuze bamwe ubwo mba mvuze abonzi wenda nkikomeza gushakashaka. Hajati Mama Kalonji arahari yarapfuye ntabwo tukiri kumwe, ari mu badamu ba mbere batunze imodoka, batwaye imodoka, yabonye perimi mu 1964 ya hano i Kigali, atwara n'imodoka ye. Ubuhe bwoko bw'imodoka? Atwara Volvo Sport, akamodoka ka Volvo keza cyane. Icyo gihe muri iki gihe twakitiranya nk'iyihe modoka? Still ni Volvo rege ziracyahari na n'ubu, wenda zaragabanutse. Volvo y'ubu ngubu ntabwo ari nko muri 64 n'agaciro kayo. Yego, ni byose byarahindutse rega. Yego, ufashe nka Toyota, urebye Toyota zari icyo gihe si stout nizo zari zihari se. Ubu ngubu ahantu ushobora kupfa kuzibona keretse mu babikira, yaba ari mize njya nyibona imwe, ni mu babikira ziba zihari, ariko nazo ni nkeya zihari, keretse wenda zisigaye n'amadayihatsu amadouble cabine, kandi nazo kuzibona nabwo ni ahantu hakeya cyane ushobora kuzibona izo ngizo. So twari tukiri mu mihanda turimo kureba ibijyanye n'amaperimi, turimo mbese n'imihanda n'igihe yahangiwe. Tujye kuri ibyo ngibyo, tujye kujyanye n'iki se? Ntabwo twava ku modoka ya Adams, tugume ku modoka, tujye ku modoka, kubera ko uretse gatoya imodoka ubu ngubu turi hano muri 2025, abantu benshi bashaka kwigaragaza, cyangwa se reka ndeke kuvuga kwigaragaza gutyo muri ubwo buryo, ariko hari abashaka kugaragaza urwego bagezeho rwa kashi bigendeye ku modoka n'abo bafite ako kanya. Basanga wenda umuntu aracyari muto, yafite twa tumodoka tukiri dutoya, uko agenda yisumburaho mu buzima akagenda ajya akura imodoka zihenze kugeza kwihenze kurusha izindi. Wenda nafata ko wenda ari ama Range Rover ubu ngubu, cyangwa se ama Brabus ubu ngubu, ndavuga hano mu Rwanda. Hanze yaho hari izindi zihenze cyane, ndavuga hano izo ngizo nafata ko zihenze cyane, cyangwa basi reka mfate ko ari zo nzi ko ari zo zihenze. So kuri icyo gihe abanyacyubahiro bari bahari, nagiye batari bahari, abami bari bahari, abakire bari bahari, wenda hari abatashobora kutubwira ahantu bakuye ubukire, ni byinshi yari bari ibanga ry'umuntu. Oya, ahandi hantu barabikubwira. Yego, ni urugero ugiye nko muri Kenya ukabaza umukire ngo wakuyeyo amafaranga, arakubwira ABCD. Hano we uramubaza ngo wakuyeyo amafaranga, akubwira ngo bisaba gukora cyane. Okay, gukora iki? Aho ngaho sasa niyo bitangirira gupfira, gukora akazi urimo akaheze. Adams ni umunyamakuru, none se gukora cyane, nshobora kukubwira sawa amafaranga njye nanjye narakoze, nose sinabwiye ko maze imyaka 32. Yego, ariko ushobora gusanga ntaranatungana na moto n'urugero. Yego, urabyumva. So sinakoze se, warakoze. Okay, none ukamubaza utarageje handi bita cyane cyane ntabwo nayigejeje. It's okay, haracyari igihe nzayigeraho. So kuri icyo imodoka zari zikaze cyane, cyangwa se ikintu cyakwerekaga ko uyu muntu niwe muntu ukaze. But again ibyo byose turaza kubihuza, kuko ibyo byose nitugera muri za 60, ubu turimo kuvugana abantu bo muri 60 barahari. Yego, barahari. Nitujye muri za 70 nabwo barahari. Ibyo byose turaza kubihuza n'utuntu twinshi, ko hari n'abantu bahari ubu ngubu bari mu nzego zigiye zitandukanye, yaba ari iz'abasivili, z'ubucuruzi, za gisirikare. Hari n'intambara zagiye ziba, bamwe muri bo bazibayemo. Dufate wenda nk'intambara za Sabasaba za Tanzania, hari abagiye mu gihe cya Samora Machel muri Mozambique, barahari na hano barahari. Wenda bamwe bani batwemerera tuzaganira, batubwira ukuntu ari abajenerali. Yego, nabyumva ko ntabwo umuntu yabyutse mu gitondo gutya ahita aba generali. Ni nk'uko umuntu atabyutse mu gitondo gutya ahita aba umukire. Kuba generali bigusaba hari inzira waciye, ni inzira nyinshi cyane gushaka kandi ziruhije. None hari abana gutya mu gitondo aba yumva yaba umusirikare agahita aba generali, ahubwo none duhuye na generali we yatubwira inzira umuntu yacamo, none by'umwihariko ko ubu ngubu wenda byoroshye kurusha mbere. Ubaza ibyo ngibyo byo kujya muri Mozambique, hariyo umuntu ukora indirimbo yonje muri Mozambique witwa Jilo Jilongo, ndatekereza
yagiye ashimisha abantu benshi abantu bakuru gutyo tugiye mu bantu bagiye bakora music bakiri batoya ahango niho nashaka ko wenda utugaruramo n'indirimbo zari zigezweho ku buryo umuntu ufite imyaka ngo 70 60 ashobora kwiyumvamo agahita akubwira ngo iyi ndirimbo giye nyiri mutoya iyi ndirimbo yari ikaze cyane indirimbo wenda dufate muri 50 dufate wenda 50 kugeza muri 70 zirahari hano ziruzi zirapakiye cya kibazo nakubwiye cyuko nta radio ariko habaga ibyo bitaga za fono bagafata diske iriya compact diske ni igisani kinini ngira ngo wenda n'abari kutureba bari mu cyaro barebe CD noneho bahite bareba igisano kinini Johnson turebere gato yanga na gurube bya bindi bisahani muri jingo yawe no muri jingo yanjye biri mu byo ariko hari ibindi ushobora kukibona bya bindi bimeze ninga hari amaturune wayibonye no kuvuga ko rero bagiye babona indirimbo zo mu mahanga zaba Adamu Salvatore urumva ba Frederic François ba Michael Brand urumva ba Johnny Hallyday Elvis Presley yego hanyuma noneho nka kano gace kacu kibiyaga bigari abantu indirimbo bakunze nizo muri Kenya indirimbo za Kenya zaragiye zirakundwa je bibwira abantu bakahita bambwira ngo ariko we nukubera ko cyane ko bavuga ngo nuko ari wabaye kwa nabwo ni reality y'ibintu gutyo bimeze ku buryo indirimbo zo muri Kenya kuntu zakunzwe n'amaradiyo yacu atangira muri kano gace k'ibiyaga bigari twatangiye ducuranga indirimbo zaho cyane cyane umuntu wari ukunzwe cyane nka DJ nka Mzee Daudi Kabaka uzi indirimbo yitwa Pole Musa harageraga hagati abanyarwanda bwana ni pepesa oya Binjo ni yagezeho hano Musa nimevumilia sana Musa nimevumilia sana kupigwa kama mimi punda na sura yangu imeharibika kukomeza gutyo noneho harageraga hagati tan 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 tarara abanyarwanda ndashaka kantarama ndashaka nicyo kikubwira ko indirimbo nyine yakunzwe Johnson wenda gatoya turaza mu kanya gatoya turaje tubirebera mu gihe turi kuri iyo ngiye wenda reka turebe na cassette kubera ko nazo zaje kuza muri ibyo biye ma cassette nayo yaje kuza nyuma gatoya ariko na mbere yazo hari ibindi bifonogram noneho byanyabyo atari ibingibi arizo babanje nayi nasanze zaracitse bamaza guha umwuka nanjye ne urumva bagaturuna umwuka nuko yamanovera bakayoherekura ikavuga none ikavuga yego izo ngizo wenda ni kuba papa impamvu niyo kubwira ibyo ngibi mbashaka ko tubihuza n'ibintu hari ubungu akantu gatoya ga flash disk wazonye ziriya ni cassette zizanugari wenda ubungu zagiye zicika ariko na n'ubungu ziracyahari wenda abazikoresha nibo bakiye kwa no kubona ahantu zikoresha ni ungu biragoye no gushaka radio njye nangura ama radio mvuga ngo wenda ngo zicurange ari ni mu mafilm rero iriya ni magneto iriya magneto nayo ngira ngo ibi ni byejo zadutse muri za 72 izi ngize ariko za 75 izi ni zavuga usibye ko ariko zishobora kuba ari zo muri icyo gihe koko gihe navutse nsanga bihari kubera ko ndibuka turi kureba muri za 76 ziriya ndirimbo za disco DICCO twazireberaga kuri ibi ngibi DICCO ni Ottawa urumva ababoniyemu byari ibingi urumva ubwo ni za 78 ubwo naba BGs ziriya za Staying Alive banuza naba Bob Marley and the Wailers yego Bob Marley umenye ngo twe twamenye yarapfuye Robert nonse ko yapfuye nyuma yapfuye kera 81 no kuvuga twaramumenye hashize umwanya muto ahita apfa ni nko hari abantu wenda bafite
imyaka nk'iyanjye bamenye Tupac igihe gitoya cyane nabo baragiye yego ku bantu bafite imyaka nka 50 Tupac bamenye igihe gitoya wenda turaza kugaruka gatoya ariko sinzi tubanze tujye kwa Daudi Kabaka none kugira ngo umuntu abyumve iyo tuvuze izo ndirimbo za Daudi Kabaka impamvu turi uvuge ko Kenya icyo gihe yari iyoboye na n'ubu ngubu wenda ishobora kwikiyoboye muri bimwe mu bintu nk'ibyo ngibyo cyane muri industry tuvuze muri industry usibye ko atari nabyo dushaka gutindaho ariko muri icyo gihe impamvu tuvuga ko Kenya yari imeze neza muri za 70 muri za 60 aho ngaho studio zo kurekodinga niho yari ziri Nairobi nagize n'amahirwe yo gutembera muri zimwe muri zo maze kuba mukuru gatoya nagize amatsiko nyiri mutoya njyamo ndazireba mbona ukuntu zari zimeze aho ni muri za 88 najyaga mu studio kureba uko bimeze aho ngo ushobora gusanga n'ubundi ayo majwi nubwo habagayo n'abakongomani habamo n'abatanzania urumva ko na actually ngiye kuguha urugero nko George Kinyonga Wilson Kinyonga abo ngo n'abantu bo muri babaye Tanzania igihe kinini ariko baje kujya muri Kenya kubera ko muri Kenya niho ubuzima bwa gihanzi bwari kuba bwabaga buboroheye bivuze ko bashoboraga gukora izo ndirimbo bashobora kuzicuruza bashobora kubona ahantu bakora ibitaramo ibyo ngibyo byose babikoreraga muri Nairobi ubajije na Makanyaga bakubwira ko sound ahanini yagize influence reka mbyite gutyo kugira ngo ugende itera imbere cyangwa kugira ngo zikorwe n'ubundi akenshi bagiye bagendera n'ubundi gukora mu ndirimbo zimeze nk'izo muri Kenya yego no muri Congo ni gutyo no muri Tanzania actually na Uganda ni gutyo bagiye basa bose byasa nkaho bagaruka muri Kenya kubera ko urebye n'indirimbo zacu izi za mbere urana mu Rwanda mu 1971 na 2 nibwo indirimbo za mbere batangiye kugenda bazirekodinga bano bamuze Buhigiro urumva ba Nkuru Nziza ba Kizito Buzizi Kizito style umva zigenda nizo muri ubundi ugiye umva ari zigenda nkizo muri Kenya kugira ngo umuntu abyemere reka tujye ku ndirimbo ya Daudi Kabaka yari yose uri bubona ngaho Johnson bagire Paul Musa cyangwa se nubona nubwo yabari Bwana Sina Pesa Bwana ni Pesa ariko buriya ni ntuza ni Fadil Williams ni Safari Sound Daudi Kabaka ntabwo yararimo se Daudi Kabaka ashobora kuba yararimo muri Safari Sound reka turebe umwe mu ndirimbo yari yose yajya kuri Daudi Kabaka aho ngo turi muri za 70 ubwo nguko 70 ikaze cyane nanone The classic memories kuba papa nizere ko mugeze ahantu mwumva mushaka cyangwa se ahantu hanyu muri za 70 aho turi kumwe na Daudi Kabaka Fadil Williams wari imbere yengiyo na mpamvu yo kuvanga turi kumwe cyane na Fadil Williams baraje ba George Kinyonga yo tuvuze indirimbo za kera zo muri Kenya aho ni Tanzania Baraka Safari Sound nanone muri turafite hari n'izindi za ande ubwo nujya muri Kenya ubwo urabagiye muri ba Maroon Commandos yego bajya kumera nk'ami jazz band Wanyika Les Wanyika yo yaje nyuma ya Simba Wanyika yego ariko ni nayo yaje gukora indirimbo zaje no kumenyekana cyane harimo nk'iriya Sinamakosa ari twa Paulina harimo itwa Afro ari twa Nimaru zose zo zirahari ndatuma nkuririmbira ntaje kuririmba ni Maru Paulina mama semeki unaleta masitakaye tujye ni Maru urayizi nayo ndayizi yego umuziki wa kano gace narawumize umuziki wa kano gace narawumize umuziki wa kano gace ni Maru ariko yo urayibona ndabareba ndavuga iyo ndirimbo ya Les Wanyika n'ubundi Sherio silie mwana wa mama najua wanipenda ni Maru yego Maru yego itwa ni Maru hari indi itwa Afro toto n'ibindi ari nayo Afro ya indi yaciye Kigali mwezi ugeuka leo kwangu kesho kwako ibintu nk'ibyo kandi habaga harimo inyigisho zikomeye habaga ahubwo hari abandi
Safari Adams umva The Mushroom Mushroom. nzamukuzanira hano muri studio The Mushrooms. hano Sasa sio waririmbira vunja mifupa. yavunja imifupa n'intuza nisangamo amapangara Samba mapanga. The Mushroom Mushroom. baririmba kelela mama kelela Nazo zirahari hano. dodo imelala mchangani. Hari n'indirimbo abantu bakunda cyane ariko cyane cyane muri Kenya. Yego. Wageni mwakaribishwa. Ya The Mushrooms. Jambo bwana. Habari gani? Enjo ni The Mushrooms. Sana. Iriya ni Safari Sound. It's okay. Yo muri Kenya. Safari Sound. Safari Sound na nubu iracyahari. Zose zirahari. Barahari Mombasa. Na leso nyika baracyahari. Yego. Gusa ubwo abantu batandukanye ni Simba. Mzee JJ tunakusabai sana. Mzee JJ saiba hano Kacyiru. JJ ndiye The Mushroom original. Saiba hano Kacyiru se. JJ ni buriya ni The Mushroom. JJ tunakusabai sana. Na najua lazima yuko hapo kwa oldies. Agomba kuba hari. So ni wewe abantu baje bakora utuntu ngutwo. Lakini kwani hamtume kipindi kwa Kiswahili? Wapi? TV1. Inategemea? Inategemea? Watazamaji wanaweza kuwa sio wengi. Lakini unaweza kutafuta wakati maalum. Pale inategemea. Kiswahili kipo tutakizungumza sisi tunashida. Sasa karagachie. Sasa najitari mu Giswahili. Ibyo byatubaye nago twabishatse. Byaje twasanze tuzi indimi ngizo zose. So urumva hagati aho ngaho. Icyo twavuga kuri ya influence y'umuziki. Wumvise nk'iyo ngiyo hari iyo yari intuza yari ya Daudi Kabaka. Ukumva imicurangire. Ariko hari n'indi ufite aho ngaho yitwa Bwana ni Pepesa. Duyenje Bwana ni Pepesa. Ndabizi ko abantu benshi cyane barayizi. Uje ubwanje narayicuranze hano muri tugende kuri Bwana ni Pepesa. Bwana ni Pepesa. Yenje wayumvise Super Mazembe Daudi Kabaka arimo aho ngaho. Na solo ya Kabaka urayumva. Solo ya Daudi Kabaka aho ngaho kuba tazi solo ubwo n'ubwoko bwa gitari. No bawita ngo ni umurya w'umuyuki. Karya. Ari umupapa ukunda gukurikira The Classic Memories. Mzee Shaka, thanks a lot for watching. Warakubwira ngo Baraka Mwishe kugeza ubu ngubu niwe mustari wa mbere. Niwe mustari Baraka Mwishe ari indirimbo yitwa Pesa ya mbere akazamo na Expo 70 izo ngizo ni zimwe mu ndirimbo yakoze indirimbo nyinshi. Hari Shida urumva hari ubwo ni Baraka Mwishe kilimo cha kufana kupona. Tanzania igeze kumera nk'abateye inzara. Hano se tuyifite Baraka Mwishe. Baraka Mwishe Johnson uze kuturebera yitwa Baraka Mwishe harimo indirimbo zaho ngaho ariko mbere yuko tuyibona iyo ngiye mbere ko tuyizana harimo ba Rodrigue Karimera ndaturaza kwa Rodrigue Karimera ariko turaza no garuka Mzee Makanyaga ushobora kuba twabarenze ingohe. Mzee Makanyaga nayo hari ibintu tuba turimo kuganira abantu none bumva gusa ngo imara bajaye ngo imara zabayeho gutyo nabo bafite uburenga Makanyaga nayo barakoze gira amahirwe nka Mzee Makanyaga zamufatisha hano kuri zino kamera tutere story ukuntu byari bimeze intuza ye kubera nge na nkora ubusesenguzi nyunganira n'abantu ndandika. Mzee Makanyaga nawe yahereye kera akubwira ko yigishijwe gitari n'akana ruta. Yego ahise ubwo ni muri za 60 na bigeze aho ngaho aza kujya kuwitwa Shabani muri Shabani muri Kenya. Oya ni Shabani w'abashabanete waje guhimba amararungu. Bamwitaga Talo. Hari Nyamirambo ubwo nibwo yaje kujya muri Lekope acuranga kwa Shabani bajya muri Lekope nyuma bavuye muri Lekope nibwo bagarutse nayo bamararungu. Avuye mu mararungu nibwo yaje gukora inkumburwa. Kwako iyo tuvuze ku bantu bazwi kuri gitari bazu wa mbere mu karere muri icyo gihe yari niyo tari Omar Shabani. Professor Shabani ni John Ngereza umwe muri abo ngabo kuri gitari ni Mbaraka.
mu karere Mubaraka nawe arahari mu karere njye natora Mubaraka. Okay, fine. Hari umuntu wo kudukurikira ubu ngubu natora Mubaraka Mushehe umupapa ushobora kutubwira 0788 5951999. Iyo nje ni namba iri kuri WhatsApp. Uwo mupapa tayari we yarahari ari we Mzee Shaka. Amwe mu bantu bakurikira cyane The Classic. Nawe yitwa Mzee Shaka. Yitwa Shaka. Hapana Chaka. Wewe ni Chaka, wewe ni Shaka. Ariko turi ba mazina. We ashobora kubitubwira neza. Nta kibazo. Nubwo je mbivuga gutyo wenda mbivuga nk'umuntu wagiye abikurikira ho gatoye bitandukanye n'umuntu wabibayemo. Je ikintu nakubwira nabayemo nugera muri 86 kugeza ubu ngubu kuri no tariki 23. Indirimbo zirimo hagatangaho nta kintu wambesha. Guhera 86 kugeza ubu ngubu wango nta kintu wambesha. Ariko mbere yaho ngaho hari izo nzi kandi nyinshi cyane. Ni nayo mpamvu y'iki kiganiro abantu bibuke abari bahari. Izo ngizo zo hari ikintu wambwira kuko nago nari nyiri mutoya. Gusa nubwo nabikurikiye harimo amabwire menshi kurusha. Ako kuva 86 izo ndirimbo zose zagiye zicaho zakunzwe ahariho hose. Zo nzizi gutya kwa nta mabwire arimo. Ni ibintu byakuze uzi nawe ukurikirana ureba Tupac mubwira ngo uwo ngo genda mubonye avuga ngo ejo indirimbo irasohoka gutyo ubwira wenda ba Bob Marley n'abambera ngo bari bagiye barakidube bo na problem izaje guhera 86 kuzamuka izo ngizo nta mabwira arimo ku kintu nakubwira 86 nubwo bisabira gusoma ni ukwibuka gusa ikintu nakoraga nkuko shora kukubwira ngo 86 nari mu 6 no kwibutsa gusuga nubwo abigenza gute uzasanga nundi 86 nari mu 6 primaire ubwo nabikubwira ibyo ngibyo uko bimeze kugeza ubu ngo 2025 so aho ngaho niyo babona kwiraga shora kujya kwirefera ku bandi bakatubwira kubijyanye na ivyo bya Mubaraka Mushehe ba Omar Gereza Omar Shaban ba Luambo Gereza ba Luambo we nani mubi cyane uriya wibuke ko witwa Gumurozi kuri gitari Franco Luambo Makedi ahubwo twaze dushakisha uwa mbere Franco ubwo ni Franco nge navuga batatu navuga Luambo nkavuga Mubaraka narangiza nkavuga na n'umusaza Daudi Kabaka. Sasa impamvu je nkubwiye ngo mu karere icyo gihe Kongo ntabwo yabarirwagamo. Icyo gihe habarwaga ibihugu bitatu Kenya, Uganda, Tanzania ariyo East African Community kuri icyo gihe. U Rwanda wenda rwo rwabarwaga kimwe na za Kongo na Burundi. Mu muziki ari bitarabarwaga nuza kumpa kanya ndi bukubwire icyaje kubamo kugira ngo twagiye no kuvuga kandi karina kubye ngo abarwanaga droit d'auteur abafaransa nibo baduhaga umuziki wa Tanzania Kenya Ubuganda bikabanza kunyura mu Bufaransa nibwo Nyerere yaje kubaza abatanzania ati kugira ngo twigenge bigomba iki barambya kugira ngo twigenge icyo bigomba ati natwe n'ugusaba tukandika amategeko yacu kubera ko buri gihe radio zajyaga gucuranga imiziki babanza kubisaba abafaransa urumva ngo bitagenda gute niho bari bafite ngo uburenganzira bwo gucuruza imiziki kuri aya maradiyo Nyerere rero nibwo baje barebeye ku bya Kenya kuri studio za Kenya bagenda bashinga amaradiyo barangije aravuga ati se kugira ngo tutagura imiziki n'imiziki yaragurwaga nungu yakagombye kuyigurwa yaragurwaga amaradiyo n'amaradiyo yagura imiziki ariko byose bibanje kunyura ku bafite droit d'auteur byitwa ko ari abafaransa nibwo Nyerere yaje gufata bavuga ngo bashinga ama studio bashingiye studio ne barangiza yabivuze gutya mu Giswahili wakamate walala hoi wote watie masomo ya kufundisha music bafate ba abantu bose wa papa babigishe umuziki abwiye ngo wa mbere kuri ni Mubaraka ni wa turi kumwe ariko muri Zaire muri Kongo icyo gihe hitwa Zaire hari witwaga John Bokelo yego uramuzi yego ubwo rero nawo ngaho yego
ndinde wo kubihakana se ntabwo nari mati bivuzwe na shaka na chaka ndinde wo kubihakana ubwo ngo babumara Ingereza ba John babumara Shaban wa John Ingereza baraho ngaho ariko bari inyuma gato ariko n'umwe mu guitariste bari bakomeye cyane muri Simba Wanyika ku buryo banavuyemo Simba Wanyika ita ikiki intege cyane hari nta nabonye agafoto ka Franco ari kuvuga inkuru ya Franco na ka journal nasomye kera ari kuvuga Mbaraka Musheko ari umugitariste nawe yemera ari Franco ubivuga n'ikindi kandi kikwereka Mbaraka Mushehe ni umutanzania yacuranze muri orchestre nyinshi mu Rogoro Jazz Band iki hari ya Tanzania ariko yapfiriye muri Kenya yakoreye accident muri Kenya muri Peugeot 404 nziza cyane inde Mbaraka 404 Peugeot 404 hako uzitugiye muri izo ngizo ama Renault zari zifite Renault 3 Renault 5 Alpine ndazizi izo ngizo iri ya Renault 4 ifite ntuzi yagurishya mubwira ukuntu twayitaga na amateka bayitaga Seburengo kubera Seburengo yarayifite none afite n'inkona agendera bakayaho ngo ni ya review ya vitesse Imana nawe muhiruko ridashira mze Seburengo ngayo nguko rero kikubije ko aho ngaho twari turi kwa Mbaraka Mushehe turi kuvuga n'iby'urupfu rwe ko yaje kuzapfira muri Kenya agiye gukora igitaramo nabyo bikwereka ko ashobora ko yari umucuranzi ukomeye Mbaraka ahubwo Mbaraka yaguye mu Mombasa hapfa ko ari muri Kenya ni muri Kenya by specific nanjye nago by specific kubera ko barabimbwiye nabyo yego thanks a lot for watching nawe arahari amateka ngaya nayo mu bihebye erega yo ngayo zukuvuga ngo ni ngiye uyazi ngiye abari bahari bose baba bayazi twebwe wenda karusho nuko umuntu abagenda ayashaka hirya no hino ayashyira ahubwo kano ngo mbasa ko abantu bibukiranye ushobora kuvuga ngo muri za 80 muri za 79 nubwo turimo kuvuga ngo Mbaraka Mushehe tukavuga John Ingereza tukavuga ngo ngwije akakanya ba John Bokelo tukavuga ba Luambo Makiadi tukavuga ba Rodrigue Karemera n'abandi ntabwo turimo kureba gusa ngo bo bakoze music byari oya ahubwo twige turashaka kureba muri icyo gihe bo bakora music yeramera ni nkaho ari background bo gihe bakoraga music hari iki kindi muri ibyo bihe abyumva cause dufate nko mu gihe cya Rodrigue Karemera ajya gukora indirimbo muri za 80 niwe ushobora gusanga wenda icyo gihe niho haba igitero cya Saddam Hussein ajya muri Iraq niyo icyo gihe wenda wowe nkacaka ko uranduta icyo gihe nicyo gihe wenda wasanga nawe naringe secondaire uri muri secondaire none uri mu bihe byawe nange secondaire ndi muri 14 ufite penke yawe cyangwa se wambara bimwe mu bintu nk'ibyo nibyo mbashaka ko twibukiranya byabaye kuri icyo gihe kuba muri za 50 igihe twashobora gusubira inyuma cyose ariko tukagarukira nko muri 2005 bivuze ko ubwo kuna amasaha arimo kwibuka 2025 2015 actually ubwo 2025 ndivyo ngivyo ni stories z'ikindi gihe yego ariko tugiye kureba kuri ubwo tugasubira wenda ku muntu uzanga Mbaraka Mushehe uzi abangabo ba Rodrigue Karemera ubwo tugarutse hano mu Rwanda uzi ba Franco ubwo tugiye muri Congo ariko nawe still ashobora kukubwira kuri icyo gihe agahita bihuza ngo nubwo wambwiye Mbaraka Mushehe we je nago ndibo kumva indirimbo ya Mbaraka Mushehe ahubwo ndimo kujya muri Mozambique yego ndimo kumva ndi muri Congo muri Tanzania icyo gihe barimo gutegura kujya muri Uganda mu gihe cya Museveni cy'abaobote izo ntambara z'Akagera za Mutukura izo ngizo arimo kumva indirimbo ariko noneho agahita yibuka ibyo ngibyo bya Iraq arimo kwibuka za Afghanistan arimo kwibuka za 1982 abanyarwanda bari kwirukanwa Uganda na obote bari kuza bagaruka mu Rwanda rwanze kubakira
sasa ni indirimbo nk'izo ngizo sasa rero zifite akandi kantu zihuri indirimbo ushobora kumva still ikakwibutsa akantu izo ngizo rero nizo background zirimo aho ngaho dushaka kwibukiranya cyangwa kurebera hamwe ushobora kusanga indirimbo wenda urugero iri ya Rodrigue Karemera nkuko nabikubwiye ni indirimbo zo muri za 80 ariko muri iyo 80 ubu ngo abana bavutse muri za 80 wenda dufate nubwo twahera kuri 90 ibyo ari byose ababyeyi babo hari ikintu bazi kuri ba Rodrigue Karemera yego uwo mubyeyi akakanya uhuye nawe ugahita umwibutsa ukuntu yafungaga inguni ukuntu babaga bari mu miyenzi nka gutya umupapa ari hariya password arakabuye hejuru password ako kantu ahubwo zani iyo password izo password zo nizo dushaka unagakabuye hejuru y'ibati gutya umukobwa agahita amenya ngo agiye gusohoka urana umukobwa ari hariya ari kureba papa papa ari kumureba ijisho urumva kandi bavuye ba kera barakubitaga ambasha ni kaburabo hafi none ubwo uwo mukobwa afite n'abasaza be uri kumva kandi nta soneri iri hariya ni mu miyenzi nta na phone ngo nta na phone ngo sinzi ngo ningubi pusoke kandi no ku gipangu n'inzu nta matara ubwo nakabuye hejuru y'inzu gahita ugatera kabuye hejuru tereri te gahita umenya ngo agahita amenya ngo umujamaranshaka akajyayo urumva cyangwa ubundi abantu bagahurira ku ishuri hari utuntu tw'utubarwa utubaruwa actually mbere yo kugera kuri utwo twose utwo tubaruwa urabona iyo nimero iyo ngiyo 0788 fata WhatsApp yawe cyangwa message isanzwe andika tumwe mu tuntu ushobora kuba warakoze muri icyo gihe cyangwa se bakubwiye ko twakozwe muri icyo gihe kwa kuba ngo ubwo biroroshye ushobora kubipa umuntu ushobora kumwandikira message iyo umuntu ahita amenya ibyari none icyo gihe phone zo nta nubwo zari zihari kandi nubwo ziza kuba zihari n'ubundi ntabwo zabaga ari mobile kuko izi nazo zije kuri icyo gihe cya muvandimwe Kayirara watangiranye nazo 98 hano ariko uzamamaza 98 siko zatangiye sosiyete ya mbere Kigali 98 noneho mbere yaho ngaho wenda mbere ko tubinabitekerezaho kuko harimo urugendo rurerure ku bantu bakundanye muri ibyo bihe achaka harimo urugendo rurerure kugira ngo mugere n'ahantu mugera hagati y'ibiti bibiri uko umuntu yaba bitekereza kose ariko hagati y'ibiti bibiri kubagera ahubwo ibiraro Rodrigue yaririmbye hagati y'ibiti bibiri uri kumva no kuvuga ibintu bigoye wagabanye mu bintu byinshi hehe se wanyuze izo nzira no kukubwira ubona mbese urabizi neza ko papa wawe nagufata oya agufasha reka tureke ibyo by'akabuye nge ntago ndi bukubwire izina ry'umuntu wenda nivugeho ntagira undi mvuga nanjye ndakubwira umuntu yanyandikiye ibarwa nigaga mu wa 5 primaire byonyine ibarwa reba envelope udutuku n'umweru iruhande yayiguhaga ko nziri mu kaye akayiguhereza kugira ngo uzajye kureba gutyo wowe harimo envelope umutima ukakuvamo nanjye yakaye naragiye nicanaga n'umukobwa yari yaragiye asibira ari mukuru ndayimuha ndamubwira nti kana kanyandikiye umbabarire uyisome unamusubize naguzi niba yakwemereye yagukatiye sinzi n'ibyo ambwiye mbese nibaza ndayisomera he ibarwa ndayisomera he achaka abantu bajye bafata n'umwanya bigurira kana abantu baba agurumva ko umukobwa uramwandikiye oya n'umukobwa unyandikiye ngiye nkibaza nza kuyisomera kandi urebye neza hari muri chambre yacu shobora no kwikinga hirya hariho hose none ubwo ngubwo we kuyihundi ngo azamusubize ibyamusubije ntuzamenye n'ibyari bye rero byambayeho nanjye sinzi ukuntu nayifata ariko byarambabaje nyine je nandikira umukobwa kigo rye ifata yijyane kwa mwarimu mwarimu nawe ahita abona ibintu nakoze ari ibintu bitabaho ababihereje papa
iyo ndirimbo ndayibuka neza yitwa I've been thinking about you ya London Beat igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na karindwi iyo ndirimbo narayikubitiwe noneho bituma nyikunda ku buryo na n'ubu ni imwe mu ndirimbo nkunda kurusha izindi yego uwo mukobwa nawe wowe wamwandikiye nandikiye umukobwa namwandikiye amagambo ari muri iyo ndirimbo yego urumva noneho mu kumwandikira I've been thinking about you nagutekerezaga yego nicyo bisobanuye nagutekerezaga yego mwarimu we noneho ikintu yabanje kumva mbere yuko nanatekereza amakayi mbere yuko ntekereza ibiki ku myaka yanjye mike icyo gihe nari mfite 11 muri iyo myaka ikintu cya mbere ushobora gutekereza ni ukubwira umukobwa ko mukunda nawe arayifata arabanza arampana aranjye aranayifata ayihereza papa noneho papa nanubwo arakubita nanubwo ku myaka mfite ndebye nawe ntabwo yamburira urushyi rwiza nanubu papa yabyitwayemo ate nawe urabyumva yakubise umuntu narakubiswe bya nyabyo biri serious kubera iyo ndirimbo I've been thinking about nayo yarambaje mwohereje ku ishuri wowe ugiye kujya gukundana n'andi mateka yongaye ariko ndashaka tugere noneho ku ndirimbo nk'iriya ya Rodrigue Karemera hagati y'ibiri muri iyo ngiyo hari koko nungu hari izindi ndirimbo wenda tuzaza kugeraho ikindi gihe koko ndabona episode zizaba episode hano yego n'ubundi iyo nageze ngasi njya mpava bateretaniye wenda reka mbyite guteretana cyangwa se bakundaniye cyangwa se indirimbo umuntu yumvaga nkuko n'ubu ngubu hari abantu bafata umwanya kumva indirimbo agahita yumva yayitura nk'umukobwa cyangwa se yafata umwanya akayitura nk'umusore izo ndirimbo nk'iyo ngiyo hagati uzi inzira umuntu yabaga yanyuzemo uza abantu yafashije iyo ndirimbo byonyine bikamuruhura akabwira umuntu ngo basi umva ino ndirimbo ubutumwa burimo ndabukugeneyeho izo ndirimbo rero ni nyinshi nuko inyinshi nta amavideo izo nabyo tuzabigarukaho ariko Johnson reka tubanze tujyane na Rodrigue Karemera ho gato wenda tunafate n'akaruhuko gatoya then turagaruka n'ubundi niba turi tugiye ariko ndatekereza amasaha nubwo nawe arimo kwihuta ariko ni hahandi tuzashakira n'undi mwanya noneho tuve kuri urwo rwego tujye ku rundi gusa ndashaka ngo dukore ujye nkubwiye akanjye narakubiswe ariko nawe nakubwiye akanjye noneho wowe ahantu uri 0788 iyo namba ushobora kuyikoresha kuri WhatsApp ushobora kuyikoresha kuri message isanzwe guhamagara bwo cyagiye nari nyifashe gutya nabonaga barimo guhamagara kandi ndabizi abantu baba bari mu tuntu twinshi ariko ntabwo ari ibyo byonyine ushaka unayisanga no kuri momo ikikoroheye ukoresha ikikoroheye ukoresha yaba momo ntiyabigeze aha momo nishaka igere no cyerungira ngo byabagaho ibyo ngibyo kubwira umuntu ngo amafaranga ndagushirira kuri phone gute umuntu yabyumvaga gute ibyo byose byabagaho ariko ubu ngubu urabwira umuntu ariko biroroshye ni kuri mbere byari kuri ahubwo ukazasanga ugahereza umuntu amafaranga noneho azayajyane akajya ku sosiyete imwe navuze bati niwe kanaka bakayaguha warubuze rero ibyo byakuriye mpita nibuka hari igihe umuntu yakwandikiraga nk'inshuti ikakwandikira mukigera ku ishuri tuvuge igihe mwenda kiratangiye mu kwa mbere ibarwa ukazayibona mu kindi gihembwe mu kwa kane wenda nta ishuri ahantu wagiye wenda yarasoje cyangwa yari yimutse tuvuge wenda uracyari no ku ishuri cyangwa yanabuze n'amafaranga Adamu hari ikintu cyaryohaga ku ishuri twebwe prefet de discipline yarazaga agagara ku idirisha n'amabarwa gutya twese tugahita duhindukira ku idirishya tukareba yaguhereza gutya akabarwa uzi hiti waba guriye ukajya kwicarana n'inshuti za hafi kugira ngo bagahita bakubwira ninde bose bakaza bakakwegera sasa ntiyaze kuba harimo wa muntu ukwandikiye habe harimo nk'umu ex we aho ngaho abandi bakamwataka cyane aho ngaho urumva bakaba bamwandikiye wowe wavuyemo wowe ukicecekera kandi barwanda ukaza kureba udushiti twawe tubiri mukaza kugira uruhande mugasoma warangiza ukabika wazajya gusubiza za nshuti za nazo zikaba ziri aho bakajya bagenda bakwibutsa mubwire gutya mubwire iki
bagashushanyaho n'uduti byageze icyo gihe haza n'amabaruwa noneho urupapuro rushushanyijeho utuntu tw'udutima ku ruhande gutya turiho no hasi ngo I love you. wabivuze neza wenda nuko wabaga muri Kenya hano byabaga byanditse I love you. I love you. Uga I love you rero hano hari ibintu byinshi nagwase ko umuntu kwera ururimi. Oya ururimi se ko ari communication. Ntabwo ari ikintu buri muntu wese yashobora kurata ngo genze ururimi kuko utazi urwo rurimi abazi urundi. Nk'urugero uvuze I love you kuri I love you. Noneho hari n'abahanzi babaga bazwi cyane ndaguha urugero rwa Tupac. Hano je nza mu Rwanda 97 aho ngaho. Nasanze Tupac bamwita Kabiri Pacha. Kabiri Pacha n'imipira nditseho Kabiri Pacha ngo ni Kabiri Pacha. Yego ubwo ni cyangwa se noneho ushatse kubivuga mu Gifaransa ngo ni Depac. Depac mu gihe noneho abari bazi ibyo ari byo ari Tupac. None se hari imyenda y'indani wanaume imyenda y'indani ya wanaume bitaga VIP ariko abantu bose ngiye kwivuga uko babivugaga ndashaka ikariso ya VIP yari VIP urumva inkweto za banki kuri jeans ya Savico ariko banki yo ntago wazambaye banki narazambaye actually nago narazibonye gutya nago njye nazambaye ahantu hamwe gutya nago nazikunze jewe weekend nari mvuye Nairobi ariko banki je nari mvuye Nairobi hano je nabisanze ari ibintu bitabaye gunda inkweto za icyo gihe weekend niyo narazicenda karindwa aho ngaho icyo gihe Michael Jordan yarakaze cyane muri za Chicago Bulls rero je nambara ibyo ngibyo za Chicago Bulls ibyo ngibyo Wadamu ndamwibuka ndi kumubona na bandana hari foto yari inshuti yanjye ndamuzi hari foto mfite ariko wenda araba DJ w'icyo gihe 9 ndafite ifoto y'98 aho ngaho Casablanca atari Casablanca muri Cadillac ndi kumwe na DJ Nash Cadillac 98 ariko icyo gihe ntabwo ariho nakoreraga nari nagiyeyo kuko icyo gihe nakoreraga muri Casablanca ni ku Muhima imbere ya Okapi munsi y'umuhanda 98 actually 99 aho ngaho iyo foto ndayifite n'undi witwa Pamphile DJ Puff Daddy ari muri Leta Zunze Ubumwe ariko kera harabaye izo zose iyo foto yo ndayifite iyo nyibukije ukuntu wambaye Chicago bandana nyinshi cyane no narifite mbere yaho ngaho ngisoza secondaire 9 mweretse amafoto y'icyo gihe none rwabo ngo ariko no mujama ashobora kubera nabaye nk'umustar kera usibye ko ntigeze mba umustar nyine nambaraga nakunda none se washaka kuba umustar kurenza ku umustar nago nabaye sindanabawe nanubwo mbiteganya ariko erega damu ntabwo ari wowe ubona ko uri umustar ariko baje abantu bose bakubwira ngo abari bese uri umustar niba ari ibyo ngibyo ngo sinzi kwambara ibintu bigezweho ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo nabitangiye nyiri mutoya kwambara ibintu bigezweho ikintu cyangombwa ni wowe ngiye kuva nakubona wambara ibintu bya kalite si ngombwa se bya kalite si ngombwa ugende wambaye ibintu bya danje kuva nyiri muto urumva ni ibyo ngibyo hari abantu mbona ibyo ngibyo ntabwo nakwirwa mbitinda ubu se ko wambaye neza asante hari abantu bambwira ngo urone imodoka ibiki ngo ariko Adamu ukunda imodoka bwa mbere nayitunze rege mfate ko papa yamaye imodoka 8 imodoka mu rugo zazi ari so umuntu avuye mu cyaro ngo aje kukubwira ngo Adamu ko nta modoka 8 you see wende byongera katubireke nande mateka ari duhita tureka ibyo twari turimo tugahita tujya mu modoka njye mu narambye gutajya twara imodoka ramya ngiye mu rugo banshyiraga mu modoka mu gikari hari abamama gusa ari ba mama ba tante bakamya ngo turashaka kwanika imyenda hariya bakansunika nkayishyira iruhande so ku myaka ngo ni myaka ngo 8 kugeza ubu ngo hashize imyaka 39 yego iyo myaka 39 imodoka navutse mbona imodoka ziri mu rugo
nta kintu cya danje. erega buriya nuko hari abantu Ni baremereza story ndende nanakwereka kuzigira ni byiza imwe ziri atari none tuno tumodoka tw'amafuti Chevrolet zari mu rugo izi ebyiri na ndacana ibuka na plaque zazo no hari KVB 144 KRM 217 zari mu rugo izo gihe. ariko unzanye mu by'imodoka kandi iby'imodoka reka tube tubiretse gato unzanye mu by'imodoka reka mbaze nkurangize kubera ko ahantu njyanye nsanga ndi kuryaryatwa n'amakuru nakubwira ko iyi modoka mu Rwanda yageze mu 1930 haba impanuka ya mbere mu Rwanda mu 1931 hariya ku muhanda wa Gatumba igwa muri Nyabarongo umutipe umwe yitwa Saleh umuzungu 1931 nibwo imodoka mu Rwanda habaye accident nimero 1 nimero ya mbere yitwa accident byabaye batabishaka impanuka 1931 ubuhe bwoko bw'imodoka sasa yari Citroën z'Abafaransa kubera ko nizo zabanje Citroën ya mbere bayohereje Musenyeri Hirti nakwibutsa abatureba kuri TV1 ari muri baba missionnaire baje mbere mu Rwanda baje bwa mbere Musenyeri Hirti ubwo ni muri myaka cause hari bimwe mu bintu nanjye njya numva gutya mu mateka ariko mu by'ukuri najya kubireba ngasanga siko byakagombye kuba twisubire ku modoka kugira ngo urana ngo dufate urugero hano Kigali ahantu turi barakubwira ngo Kigali yavumbuwe n'uwitwa Richard Kandt avuye mu Budage abantu babaga hano se bimeze bite nta abantu bari bahari ku buryo ivumburwa n'umuntu uvuye mu Budage none se ko ariko baba babigennye n'icyo bari babipanze niko bikanafata ibyo byo kuvumbura ibyo ubutare ntujya bavuga ngo yitwa Astrida Astride ni umukobwa w'igikomangomakazi w'umusuwisi wari uzanye n'umufiance we w'umubirigi gutyo w'umufaransa sinibuka bazanye ubutare nabo baje muri icyo 1930 baraza ku buryo Astride yaje kuzaba umwamikazi mu Bubirigi ariko ibaza ahaje mu 1930 bagahita bavuga ngo butare baye Astrida kubera uwo muntu wahaje waza mbabare nanjye ukanjyana ahantu bakazina ryanjye reka turebe ibyo ngibyo urabivuze gutyo unyibutsa nubwo wenda ari naho twatangiriye hari amazina menshi abantu bagenda bafata bakayitirira cyangwa se bagashaka kugenekereza bagashaka kuyita uko atari ariko noneho bitewe nuko bimwe mu bintu n'urugero nk'ibintu byinshi mu byo tuganiriye ni bimwe mu bintu bigoye cyane gupfa kubona ahantu cyane cyane ko wenda iterambere ritari rihari kuri icyo gihe kuburyo twafata ko ari ibintu byashoboye kubikwa umuntu akagera gute ashobora kugenda akabibona igihe abiboneye niyo mpamvu ni amahirwe kugira umuntu nkawe ushobora gukora ubushakashatsi agashakisha story nk'izo ngizo za kera ayo makuru ya kera akayabona reka tugarukeho gato wenda tujye mu Biryogo yego mu Biryogo ni ahantu abantu bafata ko ari ahantu hakomeye iyo uvuye hanze ukumva Nyamirambo nanjye ubwanjye nkigera mu Rwanda ikintu cya mbere numvaga nshaka ahantu nshaka kujya iyo Nyamirambo bavuga imeze gute iyo Biryogo ni ahantu hameze gute ibintu nk'ibyo ngibyo so usibye ko naje kuhagera n'ubundi nsanga nta hantu n'undi aho narindi ni nkaho n'undi ngeze mu cyaro ugereranyije n'ahantu nari mvuye ariko niho hantu hari akazi na nungu niho wagikaze ku buryo na nungu 2025 still nta kintu ushobora kumbwira ngo gikaze Nyamirambo mu Biryogo n'ubundi ntabwo biragera ahantu nita mu cyaro cyangwa se aho navukiye ariko nzaguha amafoto ya Nairobi y'igihumbi 1910 na video zirahari na none ama etage na video zirahari na none na hano zirahari n'aka kanya zirahari video zo muri Nairobi
noneho ni ibintu ushobora kubwira umuntu nyine akumva ko urimo kumubwira ibintu bitabaho ariko ntabwo bajya kugeranya. Reka tujye mu biryogo. Mu biryogo wiswe ibiryogo kweriye mama niba hari icyo waba mu biryogo rero mbanze rwose ngiye ntabwo nje kuvuguruza ariko mbanze kuvuga ngo nka gutya twaganiriye umuntu najya kuvuga amateka azajya abanza yegere n'abasaza baho kubera ko iyo biryogo ivugwa iba ari Nyamirambo rwose ntabwo hari umuntu uheretse kuvuga ngo ikomoka ngo ku biryo ngo nago ngo umuntu ngo yarahise ngo muri ya mihanda yo muri Tarinyota hariya ngo aravuga ngo biryo ngo ndambya ngo go urumva ikintu cya mbere avuzemo imihanda sibyo ikintu cya kabiri avuzemo ibiryo ubwo ni restaurant ikintu cya gatatu avuzemo go y'icyongereza arabihuje byose bibaye ikintu kimwe ngo bikaba biryogo ngiye gutangira gusubiza mvuye inyuma go icyongereza cyari kivuye mu biryogo kubera ko iriya biryogo ni umujyi wenda mvuga abantu bahatuye ngenda ndavuga ku bayisilamu bari batuye hano hepfo ku Muhima kuva hano hepfo Poiruru kuzamuka kugera hano bugufi ya za CHK bageze aho baza kwimurwa bimurirwa hariya muri Avenue Commerciale mu mujyi hariya mu mujyi iri Avenue Commerciale n'ariya ku mujyi wa Kigali aho ngaho hariya musigiti uritwa mu matongo iyo bavuze ngo abasaza nyine ubwo ni ka password baga bavuga akavuga ngo urasarira ngo ndasarira ku matongo nabwo baracyabivuga nanjye ni Madina Madina ni ku matongo noneho bigeze mu 1937 haje kwimuka baje kuvanwa hariya mu mujyi bajyanwa hariya aho bizi mu biryogo byari imihanda ingahe hari umuhanda bitaga barabara E na barabara B hakamo n'indi mihanda 1 2 3 4 5 itambitse zira za police ira police ni kure yego niya mihanda ishamikiyemo hagati uri wa Beni police uri mu marangi wa mbere mu marangi wa kabiri uri kwa Nyiranuma byane mu Kinyambo mu Kinyambo noneho abasiramu bahimuriwe ntago bahimurira ari ubuhoro cyangwa ineza bahimurira ari inkambi bashyizwemo kubera ko hari uburyo iki gihe uwisilamu bwari buri gukura cyane kandi uwisilamu ni idini ryaje mu Rwanda ritari kuri gahunda ni idini ryaje gutyo gusa idini ry'uwisilamu ryaje rehetswe n'ubukristo kubera ko reka tujye vuba sinziba izina biryogo rero maze iminsi nkurikirana naje gusanga inkomoko y'aho zari biryogo na Rwampara aho zari Rwampara urumva noneho iyo Nyamirambo naryo ni izina ahantu abanyoro barwaniye sinzi umwami yaratuyezamo Kigali baza kwikira bahicira abantu benshi cyane hagwa abanyoro benshi cyane ngera mu gitero cya kabiri cy'abanyoro ngera ngo abakurikirana by'amateka bazatubwira bakahamba imirambo none mu gihe biryogo ubwayo na n'ubu nanjye ndacyashakisha iryo zina ndacyagenda nshakashaka mbaza n'abantu bakuru ryo riri ukwaryo ariko imyaka umugenzi wacu yavuze ngo mu 1917 biryogo ntago hariya ntago habagaho kubera ko hariya haciwe imihanda muri za 60 na kangahe hagati 57 na 60 yego ariko hari bakavukire bari basanzwe bahari nanone barahari wenda abandi bazi impamvu hitwa biryogo icyo nakubwira icyo aho bitaga biryogo nyaho reba ku bisima ndabona munsi y'ibisimu reba hariya hepfo ndareba niho bitaga mu biryogo hari hatuye umugabo bitaga Nyamayagwa bakavuga ngo mu biryogo ni kwa Nyamayagwa nicyo kintu mu mateka nzi kuri biryogo naho ibyo bindi by'icyongereza hariya Nyamirambo nta cyongereza cyabaga n'imyaka yavuze mugenzi wacu abantu bavugaga igiswahili n'icyarabu
reka nkwereke ikintu tugiye gukora ni n'ubusabe kandi bwihuse cyane ndatekereza kutari ntacyo wansaba ngo nyange nta kuntu nyuma yango wenda twazahera ku biryogo kuri kiriya cyumweru kindi noneho tugakomeza n'ibindi tutagiye tuganira n'ibindi abantu bari bugusabe ko ubaganiriza kimwe nuko nanjye ntari bubure kuri iriya namba abantu bari bubone umwanya wo kutubwira noneho kino cyumweru ibindi byose abantu bashaka kwimara amatsiko ku mwanya w'indirimbo wenda tubanye mutoya usibye ko n'indirimbo atari nacyo kintu cyane cyonyine cyangwa se cy'ingenzi kiba kigambiriwe hano muri The Classic Memories usibye kwibukiranya mbonero no kugushimira cyane umwanya waduhaye ndagushimira kubona mwanya twongereye twebwe turavuga ngo inshallah Imana nibishaka ko tubageza ibirenze kuri ibyo ngibyo ni ku mbaraga z'Imana n'ubundi so Chaka reka ngushimire cyane nanashimira by'umwihariko nanone wowe wafashe umwanya ukajya kuri televiziyo yawe ukareba The Classic Memories nakagaruka nanone ntabwo twari twenyine hano kubera ko Johnson nawe yari ahari kandi twabanye neza ikiganiro cyagenze neza by'umwihariko kubera ko hari umutekinisiye nawe ubizi ubishoboye kandi ubifitemo n'uburambe n'ubushobozi n'ubuhanga so jewe nkanjye nka Adams Chaka ndagushimiye cyane nanjye ndagushimiye ko mwanumiye nkuko nako nubwo nongera kugusaba atari byo byanjye ahubwo ndagushimira ko twemereye ko kwa gatandatu ku cyumweru kindi uzaba uhari noneho duhera aho ngaho ari nako tugenda tuganira ku yandi mateka ariko mbere yuko tuva hano reka hari iyo ndirimbo hagati y'ibiti bibiri akantu gatoya n'ubwo wenda itari burangire ariko iributsa abantu ako kantu wenda nyuma y'aho ngaho Chaka mboneyeho kugushimira cyane nanone hanyuma kuri we twabanye muri The Classic Memories asante sana Chaka asante